muhawe ikaze nanone mwe mwese mukomeza gukurikira GCN Real Estate. Uyu ni wa mwanya muzi tuba tubazaniye ibintu amatwi yanyu akeneye kumva. Turabakunda cyane, mwarakoze cyane gukora subscribe, kandi turasaba mushishikarize na bagenzi banyu bakomeza bakore subscribe kugira ngo mukomeze kureba ahantu hari ibintu byiza cyane kandi by'ubwenge. Murabizi neza rero ko duhora tubazanira ibintu bigezweho. Ubu noneho rero tukaba twagarutse mu murenge wa Kanyinya, ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Ubu noneho tubafitiye deal ishyushye cyane. Ni ikibanza gikeneye amafaranga make cyane. Muze tubanze tujyane kuri icyo kibanza. Gusa hagataho murabona yuko ahantu tugiye na ahantu hajya imodoka, mwayibonye akanzanye gatwikiriye. Noneho rero icyo kibanza agiye kubereka kiri mu karere ka Nyarugenge, ni mu mujyi wa Kigali, ni mu murenge wa Kanyinya, hafi neza y'ikigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire Kanyinya. Muze tujyane. Ikibanza cyacu rero twababwiraga n'iki giki twakigezemo. Nukuvuga ngo ikibanza cyacu cyose hamwe gifite ubuso bungana na metero kare 352. Nukuvuga ngo kuva kuri iyi borne ya mbere kugera kuri iriya ni metero hafite kungana kuri 16. Noneho kuva hariya kugera hari haruguru cyangwa se kuva hanga kugera hariya hakaba hafite 22. Twagiye rero nkuko nabibabwiye, ni ukuvuga ngo twavuze ko kuva hanga kugera hariya hangana n'ubuso bwa metero 16. Twagiye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 na 1 na 2 13 14 15 16. Tugahita tugira gute tukazamuka. Noneho no kuzamuka hano bikaba metero kare 22. Ikibanza cyacu ni iki giki twakigezemo. Urabona ko hano ari ahantu heza cyane. Ni ukuvuga ngo hari haruguru kuri kaburimbo, haruguru y'abari abana b'abanyeshuri, hari haruguru yaho gato niho kaburimbo iri yikanyinya. Noneho hariya ni ikigo cy'amashuri Groupe Scolaire ya Kanyinya. Noneho hano duhagaze mu kibanza cyacu sasa. Iki ni ahantu heza wakubaka, na ahantu heza waba wegereye ibikorwa remezo, wegereye umuhanda, wegereye ikigo cy'amashuri, kandi hano na ahantu hagera imodoka. Yego rero hano hantu hakaba hari kuri deal ikeneye amafaranga make cyane. No kuvuga ngo hano hantu hakeneye amafaranga angana na miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Bivuze ngo ushobora no gukora bargaining cyangwa se ushobora no kumvikana ukaba wagabanyisha bitewe nuko umeze, kuko ayawe niyo aba afite agaciro ku isoko. Ikibanza cyacu rero sinzi nimba muri kukireba neza, dufite view nziza, dufite view ku kigo cy'abanyeshuri, dufite view y'abaturanyi, dufite hakurya muri Gasabo. Noneho hari haruguru twabwiye ko ari kuri kaburimbo. Ikimanza cyacu ni iki ngiki, nahangaha ni deal twabazanyeho, kandi tuba tubereka ahantu heza washora ukunguka. Apana ibintu byo kujya gushora ahantu bizi neza ko ushobora guhomba. So reka rero ejo tuzahure tuje kureba ikibanza cyacu, tuje kwigurira. Mukomeze mukurikire GCN Real Estate, tuzahure ejo tuje kureba ikibanza cyacu. Nahuta.